Murakaza neza kuri Softman Official. Menya ubusobanuro bw'izina ryawe. Izina Germaine ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rifite inkomoko mu Kilatini bisobanuye Germanus, bisobanura umuvandimwe cyangwa se umuvukana. Hari aho bandika Germaine ariko umuhungu bakandika Germain. Bimwe mu biranga Germaine ni umuntu ubika ibanga kuko adapfa kuvuga, ababitse amabanga menshi cyane mu mutima we. Usanga kenshi ari umuntu ucecetse ku buryo wagira ngo ntavuga, ariko aba ari umuhanga mu kwitegereza, ibintu bye biba biri kuri gahunda. Ntashobora gukora ikintu adafite icyo agambiriye kugeraho kandi gifite umumaro. Buri kintu cyose aba yagiteguye. Ni umuntu uta ku byifuzo by'abandi ku buryo bashobora no kwibagirwa. Gusa amarangamutima ahora hafi, yishima vuba ndetse ababara vuba iyo wagize ikimukomeretsa. Aba yifuza gukundwa no kugaragarizwa urukundo kuko ari byo bituma yumva yagira inshuti nyinshi. Akunda kumva imigani, inkuru zisetsa n'ibindi by'amateka, akicara hasi akabyibazaho. Ni umuntu ureba kure, yiyemeje ikintu aragikora kandi arwana ishyaka mpaka akigezeho. Yakoze ubucuruzi biramuhira kuko ntasesagura. Izina Alice ni izina rifite inkomoko mu Kidage risobanura Alice, rikaba risobanura ukomoka mu muryango ukomeye w'abakire. Bimwe mu biranga aba Alice ni umuntu ushabutse, uzi kwambara neza no kwitaho, ariko usanga ari umuntu wiyemera, akaba yabwira abandi ko yambaye neza cyangwa ko ari umukobwa mwiza. Alice akunze kuba ashabutse cyane, amenyera abantu vuba cyangwa akisanisha n'ahantu ageze. Aba yifitiye icyizere kandi azi kuvugira mu ruhame. Alice uzasanga ari umuntu ukunda kuganira n'abantu kandi akabisanzuraho ku rwego abantu bahuye badatinda kumenyana rwose. Alice akunze kuba ashabutse cyane, amenyera abantu vuba mu byo gukora imyuga. Ni umuntu uharanira gutera imbere kandi aganira kwikorera gukora akazi ke. Akunda gushimwa, aba yumva ko ikintu cyose akoze yashimirwa cyangwa abantu bakamubwira ko yagikoze neza. Alice akunda akazi ke bitewe n'ukuntu aba ashabutse, inshingano ze zigeraho vuba. Agira amatsiko cyane bigatuma abasha kwigana abandi ndetse no gusesengura ikintu cyose yumvise. Aba ari umuhanga uzi gukemura ibibazo, ariko rimwe na rimwe arangwa no kugira akavuyo. Izina Agnes ni izina rihabwa umukobwa rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikigereki risobanura utunganye. Mu miterere yabo ba Agnes bakunze kuba abanyaburakari ndetse n'abanyamategeko cyane. Ikiyongera kuri ibyo, ba Agnes bakunze kuba ari abagore buzuye, bagira ibyumviro n'amarangamutima byinshi mu byerekeranye n'ibyishimo, umubabaro cyangwa umujinya. Ba Agnes bahinduka buri kanya, ntiwapfa kubamenya. Bashobora kwishima cyane ariko bakaba banababara mu buryo bukabije. Bakunda ubutabera cyane, ibi bigatuma bahora barwanira icyiza. Bazi kubana neza n'abandi, barakundwa, bazi no gukora kandi ntibakunda kugendera mu bigare. Mu rukundo, ba Agnes bareshya mu marenga batabyerekana cyane ariko birabahira cyane. Izina Lucy ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rifite inkomoko mu Giheburayo Ruth, aho risobanura inshuti, naho mu Cyongereza rigasobanura ubugiraneza cyangwa impuhwe. Bimwe mu biranga ba Lucy, akunda kuririmba, kuvugira mu ruhame ndetse no kuba umwanditsi, kandi akunda isuku aho ari hose. Lucy arangwa no gufata ibyemezo bitajegajega, arigenga. Ni umukobwa mwiza inyuma umureba, ariko mu mvugo ye arakomeretsa. Ntabwo agira ubwoba bwo kuvuga ukuri, nta kintu atinya cy'ingaruka zamubaho. Agira ikinyabupfura, akunda ubutabera, yanga cyane umuntu urenganya undi. Iyo atageze ku byo yifuza usanga imigambi ye ihise ipfa. Ntabwo akunda umuntu umwinjira mu buzima, kandi nawe ubw'abandi ntabwo bumushishikaza. Mwakoze kudukurikirana. Njye ndi Softman Official.